Iyi miryango imaze imyaka 4 itujwe muri uyu mudugudu. Ni igikorwa bakiriye neza cyane kuko ngo mbere yo kubonerwa amacumbi bari babayeho mu buzima bugoye. Twari mu manegeka tuba ahantu habi tutagira aho turyama, imvura yagwa ikatunyagira, ariko badutekerejeho batuzana muri iyi midugudu. Ubu tubayeho neza, ntitwagiraga amashanyarazi, ubu turacana. Ikintu nshimira Perezida wa Repubulika, akaba ubu ngubu ntabwo nagira gahomba, nabaga mu bintu mu mahindu agiye kunyica, barareba banshyira ahantu heza nkaba kugeza ubu ariho ndi. Nubwo bimeze gutya ariko iyi miryango ivuga ko izi nzu bahawe zatangiye kwangirika ku buryo zinjirwamo n'amazi. Ikindi ngo aho batujwe nta mazi meza bafite nk'uko bakomeza babisobanura. Mfite ikibazo cy'amasuri, hari amasuri adutera, yemwe akaba yinjira no mu nzu. Umunsi wa none tubona neza ko ayo masuri yaba yarageze no mu nzu muri fondasiyo. Ariko ibibazo dufite hano, icyambere ni icy'amazi. Amazi ntitugira amazi yo kunywa, ni amazi y'ibigega, haba harimo inzoka. Ariko mudukorera ubuvugizi bakaduha amazi yo kunywa byadufasha. Nk'uko mwabibonye, ntitugira aho dutera utuboga. Ibi n'ibindi bibazo abo baturage bagaragaza ko bikibangamiye imibereho myiza yabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bubizeza ko bubifitiye ibisubizo bya vuba nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'aka karere Nizeyimana Jean Marie Vianney. Ahubwo umwaka tugiye kwinjiramo harimo amafaranga cyangwa se ingengo y'imari igejeje kuri miliyoni 426 azahabwa akarere kugira ngo gasane ayo macumbi. Mu macumbi rero harimo amacumbi azasanwa agikanyakanya, hari n'amacumbi azasa naho asenywa tugatangira kubaka duhereye hasi. Ku kindi rero mwavuze kijyanye nuko nta mazi ahagira kandi koko hari imiyoboro ihanyura, mwarakoze kuba mwarakibonye, natwe twari twakibonye, ariko twasabye yuko hari ahantu kuri ayo mazu hashyirwa ivomo mu ngo hari iwabo bikaborohereza. Twumva rero iki ngicyo kiroroshye kigomba gukorwa vuba. Meya Nizeyimana anasezeranya imiryango kandi ko bagiye gufashwa kugurirwa ubutaka hafi y'aho batuye, bikazabafasha mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizatuma baguma kurushaho kwiteza imbere. Twaganisha kugira ngo habeho uburyo bwo kubagurira ubutaka buhoraho kuruta kubakodeshereza. Buriya ntabwo ari igisubizo kirambye, twavuga ko ari igisubizo gicagase. Uwimana Emmanuel mu karere ka Gakenke.